nyogokuru kariyonganya kuraguza ubarebe cyangwa amaporo yarwaye abaganga bagapima mu byuma byabo bakabona umwana ariko indi kamara umwaka ntivuke ikamara 2 ntivuke bagerageza gutanga ikimasa cy'umushishe umupfumu arakirya iby'abapfurya biribwa umupfumu arakirya inda ntiyavuka ariko ku isaha y'Imana kuraguza byananiwe guterekera byananiwe kujya ku ruhimbi rw'abakurambere byananiwe Imana irategeka kuri uwo munsi mama yumva ibise haleluya ibise biraza nyamaporo arapfukama uko byagenze simbizi sinari bari nubwo nari mpari eko nari ndi kumwe nawe yankunda kuvuga ngo yamana ibasha kubyasa inka nyirayadahara agasanga iryamanye n'akanyana ingurube ikabwagura ibibwana ugasanga biryamye iruhande rwayo ipusi ikabyagura ntibyara burgira bwagura imbwa ikabwagura ntitwita burgira bwegeka ariko iyo Mana ku mugani w'abaririmbyi ba hano mu Kinigi hariya bitwa abavumbuzi baremye ngo ariko iyo niradukunda ariko iyo niradukunda ntacyo abanyamusanze ntacyo hano harya ni hehe yewe makoro agiye makoro uko nabonye umugabo wo mu makoro natwe nahanga abanyagisenyi abanyabihu ntacyo itagenje iki ariko iyo Mana iradukunda ntacyo itagenje ite maze mu gihe gikwiye iyo Mana ibana n'ibyo byose nta murwaza uhari nta berso yateguwe nta mubyaza uhari iyo Mana niyo yaturinze tugira neza niyo yari kumwe na Nyiramapore n'abaganga batari Imana irahari ndavuga Imana yankuye mu mirambo 13 ndavuga Imana yankuye mu mwobo Rubengera ndavuga Imana yankuye mu mwobo mu Kayenzi iyo Mana niyo Mana twisera igihe gikwiye gisohoye uwo mwana arafuka uwo mwana utaruta Yesu aramuruta cyane maze mu rugo haboneka ibintu bikomeye hari umusozi witwa Kabugita batuma kuri data bati rero Nyiramapore cyakina amaranye imyaka 2 n'igice cyakina abaganga babonaga mu mwana ariko atavuka uyu munsi turagira ngo tugutangarize ko havutse mu mwana maze data anyitira ku musozi witwa Kabugita yari yajyanye ikawa kugurisha hitwa Ikibirizi avuga amagambo akomeye ngo niba inda ya Nyiramapore yavuye mu mwana hari impamvu